Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'Iburasirazuba aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti Kayonza babiri bapfiriye mu mpanuka y'imodoka abandi 16 barakomereka. Abaturage babiri bapfiriye mu mpanuka y'imodoka ya Hiace yabereye mu karere ka Kayonza, abandi 16 barakomereka barimo 5 bakomeretse bikomeye, bose bahita bajyanwa ku bitaro bya Gahini ngo bakurikiranwe n'abaganga. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kane ahagana saa 5 z'amanywa ni mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara mu kagari ka Karambo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iyi mpanuka yaguyemo abaturage babiri mu gihe abandi 16 bakomeretse, harimo n'abakomeretse mu buryo bukomeye. Yagize ati impanuka yabaye n'iyi modoka ya minibisi Toyota Hiace yavaga mu cyerekezo cya Karubamba igana muri kaburimbo. Yageze muri Rukara ahantu hamanuka kandi yihuta gukata korosi rihari biramunanira, imodoka igonga ibiti irakomeza igwa munsi y'umuhanda. Hapfuyemo abantu babiri abandi 16 barakomereka barimo 5 bakomeretse cyane. SP Kayigi yakomeje avuga ko abantu bose bakomeretse n'abaguye muri iyi mpanuka bajyanwe ku bitaro bya Gahini. Uyu muvugizi yasabye abakoresha umuhanda kwirinda kwirara no kwitwararika mu gihe batwaye imodoka kuko impanuka yabera ahantu aho ariho hose. Ati abatwara imodoka baributswa ko impanuka ishobora kubera mu muhanda y'igitaka cyangwa kaburimbo igihe utubahirije ibisabwa ngo ugende neza. Ati turasaba kutirara, burangare no kwirinda umuvuduko ni ingenzi mu gihe batwaye imodoka kandi n'abagenzi bakabigiramo uruhare. Kugeza ubu abakomeretse bari kwitabwaho n'ibitaro bya Gahini mu gihe hari undi wahise ujyanwa ku bitaro bya Kanombe. Reka tunyarukire mu karere ka Nyamasheke aho umunyeshuri bikekwa ko atwite amaze iminsi 5 yarabuze. Ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye rya Rangiro cyangwa se mu magambo y'imine SL riri mu murenge wa Rangiro akarere ka Nyamasheke baravuga ko bamaze iminsi 5 barabuze umunyeshuri witwa Umuhoza Josiane w'imyaka 20 wigaga mu wa 5 mu ishami rijyanye n'amazi. Yatorotse mu ijoro ryo ku wa 6 rishyira ku cyumweru tariki ya 19 Mutarama 2025. Umuyobozi w'iryo shuri Mushimiyimana Jeremy yabwiye Imvaho Nshya ko uwo mukobwa ukomoka mu mudugudu wa Buha akagari ka Kimpundu umurenge wa Kirimbi akarere ka Nyamasheke yahawe uruhushya rwo kujya kwivuza amatwi ku kigo nderabuzima cya Rangiro ku wa 5 tariki ya 17 Mutarama 2024. Agezeyo ngo umuforomokazi wamusuzumaga yaje kumureba amugenzura ko amukekaho kuba yaba atwite akurikije ibimenyetso by'inda yamubonagaho. Amusaba ko yamupima inda, umwana arabyemera. Muganga abona aratwite, abimubajijeho umwana arahakana, amubwira ahubwo ko hariyo yatwite ayikuramo ko ubwo ntayo afite. Umuforomokazi amubwira ko azagaruka nyuma y'iminsi 7 bakareba uko bimeze. Umuforomokazi ngo yahise ahamagara ubuyobozi bw'ishuri arabumenyesha. Umwana aza ku ishuri, ubuyobozi butangira gushaka uburyo bwahamagara ababyeyi be ngo baze babiganireho, umwana aganirizwa akomeze yige adafite ikibazo. Ati umwana ashobora kuba hari uburyo yamenyemo ko turi gushaka ababyeyi be kuko yaraye mu kigo bukeye arahirwa. Iryo joro aratoroka aca ahantu hangiritse kuri iyo senyenge zihari ku ruzitiro rw'ishuri yibese abazamu. Ntitwamenya isaha yagendeyeho ariko twakeka mu rukerera rushyira ku cyumweru tariki ya 19 Mutarama 2025 kuko amakuru twahawe n'abana bararana babyutse bakamubura. Avuga ko nk'ishuri bihutiye kubigeza ku buyobozi bw'umurenge. Uyu muyobozi anavuga ko banagize impungenge ko yaba ahubwo yagiye kwikuramo byanamuviramo ko imuhitana bakazayoberwa irengero rye.
ahamagara nyina umubyara amubwira ko nawe atazi aho umwana ari ariko ko yamutelefonnye bakavugana akamubwira ko yatorotse ishuri. Mushimiyimana ati uwo mubyeyi namwatse nimero avuganiraho n'umwana arayima nyitelefone ntiyacamo, twongeye kumubaza nawe avuga ko baherukana icyo gihe ayicishamo nticemo. Twagira ngo tuhumurize agaruke ku ishuri n'ababyeyi be baze tumubaze iyo nda ari y'amezi angahe, uwayimuteye n'ibindi tunamuhumurize ngo yige neza nk'ibisanzwe. Avuga ko nk'ishuri bakomeje gukorana bya hafi n'ababyeyi be n'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano ngo hamenyekane aho uno mwana yaba aherereye. Ni inkuru mu by'ukuri ibabaje. Ati avuga ko mu gitondo cyo ku wa kane tariki ya 23 Mutarama 2025 imvaho nshya yahamagaye nyina w'umwana Nyirahagenimana Therese, ivuga ko nawe atazi aho uri kuko yahamuhishe ariko bavugana akamubwira ko azaza ndetse yamubwiye ko nta wundi muntu ashaka ko bavugana. Ati turavugana kuri telefoni ariko ntambwira ahari kuko ngo atinya se. Yambwiye ko yatorotse ishuri kuko atwite inda y'amezi 2 yagitewe n'umusore aramupimisha ko aramumpisha ko ashaka kuza mu rugo ariko atinya guhinguka mu maso ya se kandi ko yazayibyara bakwemera kumurihira agakomeza ishuri. Uwo mubyeyi avuga ko umwana yamubwiye ko amugeraho hagati yo ku wa kane no kuri uyu wa gatanu, nawe akaba yaramumaze impungenge ko naboneka nta kibazo azagira kuko yamaze kubiganiraho na se. Avuga ko ahangayikishijwe n'aho umwana we ari nuko abayeho kuko yahamagaye mu miryango bose bakamubwira ko atigeze ahagera. Ati ikibazo nkikimenya sinigeze ngira umuyobozi nkibwira kuko nagira ngo umutware gahoro mbona ngezeho. Mfite impungenge kuko gukomeza kutavuga ahari ashobora kuhahurira n'ingorane zatuma yikuramo akaba yanamuhitana ntituzamenye aho yaguye. Ngasaba ubuyobozi ko iyi minsi 2 yampaye nishira atangezeho buzamfasha kumushakisha. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yabwiye imvaho nshya ko bakurikiranira hafi iby'iki kibazo, bagiye kureba umubyeyi bakavugana uburyo yavaho amubwira ari iyo minsi 2 umwana yatanze nishira ntaboneke aribwo bazatangira kumushakisha nk'ubuyobozi bakiyambaza izindi nzego. Ati icyo tugiye gukora ni ukureba uko umwana yaboneka, nyina natubwira ko yabonetse tuzamuhumuriza tumuganirize tumwumvishe ko gutwita atari simuguyeho, ko batazamubuza kwiga cyangwa gutegura ejo he hazaza, anatubwire uwamuteye inda turebe icyakurikiraho mu rwego rw'uburenganzira bwe n'ubwo atwite. Reka dusoreze n'ubundi mu karere ka Nyamasheke aho umwana w'imyaka 17 yarohamye mu Kivu arapfa. Tuyishime Obedi w'imyaka 17 mu mudugudu wa Rwesero, akagari ka Rwesero, umurenge wa Kagano, mu karere ka Nyamasheke yagiye koga mu kiyaga cya Kivu atazi koga ararohama ahasiga ubuzima. Yarohamyemo ubwo yarajyanwe kuri icyo kiyaga n'abandi basore 3 mu gice cy'umudugudu wa Kavune, akagari ka Ninzi, umurenge wa Kagano. Yiganye bagenzi be 2 boga babizi, agezemo agatangira koga ahita arohama arapfa. Umwe mu bakoresha amato bakamushakisha waganiriye n'imvaho nshya yavuze ko ibi byago byabaye mu masaha y'umugoroba ku wa kane tariki ya 23 Mutarama 2025, uko bagiye ari 4, 2 bari bazi koga neza uyu we atabizi. Ati bageze ku Kivu babizi bagiyemo baroga, 2 basigara imusozi, abogaga bageze hagati nyakwigendera abwira mugenzi we bari basigaranye ko nawe yumva ashaka koga, niko kumanuka nawe ajyamo atangira koga, aribwo yahise yibira. Bagenzi bababona atera amaboko bagerageza kumushakisha baraheba, natwe baraduhamagara ngo tubafashe turaheba. Avuga ko hakwiye ingamba zaganirwaho hagati y'abaturage n'ubuyobozi nko ku mugoroba w'umuryango
bagafata ingamba ku bana babo batazi koga bakabihanangiriza kujya bakina n'amazi kuko babona ko ubuzima bw'abana babo buhashirira buhoro buhoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas yavuze ko kugeza bwije umurambo wa nyakwigendera wari utaraboneka bakiwutegereje ngo barebe ko bawakura. Ati abo basore nyuma yo kugerageza kumutabara bikanga batanze amakuru yatumye abaturage bandi baza kubafasha gushakisha banifashisha abafite amato biranga umurambo uraye utabonetse ni ugutegereza igihe uzibukira. Bibaye hatarashira n'ukwezi nanone umwana w'umukobwa wiganaga n'abandi koga aruhamye mu gice cy'uwo murenge banasanga izindi mpfu zigenda ziba muri ako gace zitewe no kurohama mu Kivu. Yavuze ko ingamba zihari ari ugukomeza ubukangurambaga mu kwirinda gukinisha aya mazi kandi nta gihe bidakorwa, ariko ngo kwigisha ari uguhozaho bizakomeza bahereye mu mashuri. Yanasabye urubyiruko rutazi koga kubyiga cyangwa rukirinda kujyamo ngo ruroga, n'ugiyemo akajyana ibikoresho by'ubwirinzi. Ntangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Ndabibutsa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe, kuko nta handi wasanga amakuru yizewe uretse aha ngaha kuri Menafisha. Mugire ibihe byiza.